Turagusuhuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro bya Channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, cyane cyane niba uri umukunzi wacu wakadasohoka udukurikirana uko bwije n'uko bukeye wakoze subscribe. Bitavuze ko niba ari ubwa mbere uje tuguheje wayahubwo urakaza neza, nawe kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu dukora ku Kinyarwanda nk'ururimi rwacu, kugira ngo turunonosore kandi turusigasire amateka y'igihugu cyacu n'ay'abanyarwanda yaranze ahashize, ndetse n'umuco wacu turushaho kuwushyira imbere no kuwurinda kugira ngo utazazimangatanywa no kwivangavanga n'imico y'amahanga, dore ko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga n'iterambere, aho isi yabaye nk'umudugudu tukaba twivuruguta muri byinshi uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro cyihariye kandi gishimishije kijyanye n'imibanire y'abantu mu muco nyarwanda, dushyira imbere cyane ubumwe, amahoro n'ubworoherane kugira ngo abantu babane neza. Gusa nanone tukitondera ikintu cyo gushishoza no kureba kure mu mibanire, yaba ari ibyo tubwira abandi cyangwa tubakorera ndetse n'ibibavaho, ni ukuvuga ibyo batubwira n'ibyo badukorera, tukabishishozanyamo ubwitonzi kugira ngo tutaza kubeshywa cyangwa tukihishwamo, kuko nabyo bibaho. Tukitondera rero indyarya, ahubwo tukazihima natwe tuba indyamirizi kugira ngo tudahendwa ubwenge. Turaza rero kureba ikiganiro cyacu tubinyujije mu ngingo ebyiri z'ingenzi, ni ukuvuga ibyo tubwira abandi n'uko tubabanira, ibyo tugomba kwitwararika no kwitondera, ndetse tunarebe noneho ibyo abandi batubwira n'ibyo badukorera, uburyo tugomba kubishishozamo kugira ngo tutabiriganywamo. Hambere rero data yajyaga atubwira ati nuhura n'umukobwa w'akarimi gateye ipasi n'inzoka y'amadarubindi bari kumwe, ntuzashidikanye, ntuzanabitindeho cyane, uzarira ahubwo uzafata iyo nzoka. Ushobora kwibaza uti iyo mvugo isobanura iki, ibyo bintu bivuze iki? Ukumirwa, kugereranya inzoka n'umukobwa, ariko aha ngaha mwumve ko ari inzoka nyine y'amadarubindi ndetse n'umukobwa w'akarimi gateye ipasi, ntabwo ari umukobwa wese ubonetse. Uwo mukobwa yavugaga ngo ni wa wundi umeze nk'imvi isize irangi ryiza, useka ariko umutima ukinze, inseko ye ikaba yuje imbereka. Uwo mukobwa agakwereka ko agukunze kandi akubikiriye mu by'ukuri, ategereje kuguca urwaho rimwe gusa ngo agukubite ingusho aguhorahoze. Uwo mukobwa rero urumva ko ari uwo kwitondera, ni rya shyano burya ngo riba rihari, ubwo rero ni ukumwitondera cyane. Iyo nzoka yo ushobora kwibaza uti yo ni iyihe yagezwe ubwo igereranywa n'uwo mukobwa? Iyo nzoka rero y'amadarubindi nakoze ubushakashatsi nsanga ni iyitwa idubi. Idubi ni inzoka yitwa cobra mu rurimi rw'icyongereza, yitwa rero iy'amadarubindi kubera ko ifite amaso nyirizina, none iyo yahagaritse umutwe yubikiriye umuhigo, hari ibintu ifite bimeze nk'ibirejwi iruhande rw'umutwe wayo, nuko rero birimo ibintu by'umukara bijya kumera nk'amaso, bityo ubibonye atabyitegereje neza akagira ngo nayo ni amaso, yiyongera kuri ya maso mato nyirizina ya nyayo, bakavuga ko rero ari amadarubindi, amataratara, kubera ko muzi ko n'ubundi amadarubindi ni nk'amaso ya kabiri yiyongera ku maso. Naho rero abanyarwanda bakuye kuyita inzoka y'amadarubindi. Ikunda rero idubi kuba hafi y'inzuzi n'ibiyaga. Ni inzoka y'impigi cyane, ikoresha uburyo bwo kubikira umuhigo, ariko icyiza cyayo byibura ikurya uyireba iguturutse imbere, ukaba unabizi ko ariyo, wenda ushoboye ukaba wanamenya uko uyirinda cyangwa uhangana nayo. Numva rero ko itandukanye cyane n'iyaguturuka inyuma ikakubikira ikagukubita ingusho. Ni koko rero burya ngo umwanzi ukwanga ukaba ubizi aruta umubisha ukwihishamo yigira inshuti yawe, kandi mu by'ukuri agenza ubugingo bwawe. Kubera ko rero nko mu kigereranyo cy'iyo nzoka byibura uba ubizi ko iguturuka imbere, ukaba wanamenya uko uyitegura. Bityo rero mu mibanire y'abantu tugomba kugenzura abo twita inshuti, kuko burya abagusekera bose ntabwo ariko baba bakwishimiye, siko baba bagukunze, kandi abanzi b'umuntu ngo bazabaho mu nzu ye, byaravuzwe mu minsi y'imperuka, kandi kubemera iyo minsi tuyirimo. Ikindi tugomba kugenzura no kwitondera cyane cyane imvugo yacu n'ibyo abandi batubwira. Bibiliya ubwayo ijambo ry'Imana ku bayemera
mu migani, igitabo cy'imigani igice cya 15 umurongo wa mbere igira iti gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ryibutsa umujinya. Niba rero n'ijambo ry'Imana nyirizina ryaravuze ko dukwiriye guhoshesha uburakari neza, ibyo ni ibintu dukwiriye gushyira mu mitima yacu. Reka rero dutangire igice cya mbere noneho tureba ngo mu magambo tubwira abandi ni ibiki tugomba kwitwararika kugira ngo tudakoma rutenderi, maze imishyikirano myiza n'imibano tugirana n'abandi bantu igahononekarira cyangwa se ikaba yanarangira bitihise, tukaba twanazira akarimi kabi nabyo bijya bibaho. Rero mu bintu ubwira abandi ujye wibuka ko nyirakarimi kabi ngo yatanze umurozi gupfa. Narimaze kubivuga, umuntu akaba aroga, agira nabi, ari umuhemu, ariko kubera ko ari inyaryenge azi kwitwararika no kwiyorobeka agasaza karama. Ariko wowe nyirakarimi kabi uvuga ibyo yiboneye, nyirakarimi ka shyari, umugani wa Sebanani, ukaba wapfa mbere. Ujye rero ugenzura ibyo uvuga kugira ngo utagira uwo ukomeretsa cyangwa ugahembera amakimbirane, inzigo n'inzika za hato na hato zikahashamikira. Ujye kandi uzirikana ko kora ndebe iruta vuga numve, maze aho kwirata ibitangaza wishongora ku bandi, ibyo uvuga ubishyigikiza ibikorwa bifatika, amagambo abe make, kuko ibikorwa biruta amagambo. Aho kwizeza abantu ibitangaza mu magambo yuje ukwirarira, jya ukora ibyo urimo kuvuga maze bo bazirorere, dore ko umunyarwanda yise umwana we ngo nzibonera, hari n'abitwa nzirorera. Kuzirikana kandi ko akarenze umunwa burya ngo karushye ihamagara bizagufasha uvuga uziga, kuko icyo wamaze gusohora mu kanwa kiba kitagisubiyemo, biba birangiye. Ni nka wa mugani ngo igihe cyatakaye ntikigaruka. N'ijambo rero ryavuye mu kanwa riba ryamaze kuvamo, nta kintu ushobora gukora ngo urisubizemo. Iyo rero wamaze kuvuga ikintu kikaba ari ikikwicisha, agahanga urakahasiga nta kabuza. N'iyo ari ikiguhesha inka urazigabana ukagabirwa. Uramenye rero ururimi ni inkota ityaye ushobora gukoresha witema cyangwa utema ibihuru biri imbere yawe. Ni wowe ugomba kugenzura no kwitondera kumenya neza ngo ese nditema cyangwa ndatema ibisitaza biri imbere yanjye, kugira ngo inzira yanjye irusheho kuba icyenyemuye. Ibi rero kubizirikana bizakurinda kuzira ururimi rwawe, nka wa mugabo ngo wabajije impanga icyo yazize, nayo ikamusubiza iti njye nazize urw'abagabo, ariko wowe uzazira akarimi kawe. Iyo nkuru ushobora kuba utayizi, ariko mama yajyaga akunda kuyincira nkiri umwana, ndetse nza no gukura nsanga ni inkuru izwi cyane mu Rwanda. Nkuvunaguriye wenda kugira ngo wumve ibyayo niba ari ubwa mbere. Uwo mugabo ngo yatangajwe cyane no kubona impanga ivuga, ayisanze nyine mu ishyamba akayikubita inkoni, nuko akayibaza iti gahanga gahanga wazize iki? Agahanga kati njye nazize urw'abagabo, ariko wowe uzazira akarimi kawe. Yumvise rero agahanga kavuga mu mateka k'umuntu wapfuye kera, biramutangaza ati nka kujyana ku karubanda nkerekana ibitangaza nabonye nkabyamamariramo. Yashatse rero kuba yabirisha, cyane ko hari abantu batunzwe no gukora ubufindo n'ubukonikoni n'ibitangaza bashukisha amaso y'abantu. Ati nanjye reka akangaka nkajyane maze nzakamamariremo nkarishe. Nuko afata ako gahanga akajyana ibwami, yereka umwami ati nyagasani nabonye impanga ivuga. Umwami ati ntibishoboka. Ati ngaho duhamiriza ibyo uvuga. Umwami rero ateranya inteko y'abatware, abiru n'abandi bakomeye ba hafi, umugabo ngo abereke impanga ivuga. Umugabo akubita impanga inkoni nk'uko yari yabigenje bwa mbere, ayibaza ati gahanga gahanga wazize iki? Ariko impanga irinumira itece ntiyagira icyo ivuga. Ayikubita inshuro nyinshi, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, nyinshi, abantu bamutegereje, impanga iraceceka. Nuko umugabo ashya ubwoba, abira ibyuya umubiri wose, arakanaguzwa amaso, aratukura, abura aho kwirwa mbese imbere y'iyo nteko yose yari iyobowe n'umwami. Akubita impanga inshuro nyinshi ariko ikanga kuvuga. Umwami rero amaze kurambirwa ati nibakumanike, wowe urambeshya nta soni ugatuma nteranya inteko ingana itya, nkasanga wambeshya. Kuko rero kera ngo iyo wabeshyaga umwami w'u Rwanda, igihano nta kindi cyari ukumanikwa. Umugabo rero baramumanika, amaze gupfa impanga iti sinakubwiye, harakubwiye ko uzazira akarimi kawe. Abantu bose rero bari aho barumirwa, barabibona ko nk'iyo mpanga ivuga, ariko n'ubundi umugabo yamaze gupfa ntacyo bakora.
nguwo rero umugabo wazize ururimi rwe yamaze kubwirwa n'impanga ariko ntarukurikirane ngo aruyobore amenye ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga, bikarangira bimukozeho. Rero nawe wumva iki kiganiro jya witondera cyane gukwirakwiza ibintu udahagazeho n'amakuru utazi aho yaturutse, kuko bishobora kugukoraho. Uramenye utazaba nk'umugabo witwa Nankana w'irushimba ya Rugabagaba mu Nduga ahasanga mu myaka y'1400, nawe wagize inkuru ijya gusa n'iyuriya w'agahanga ariko we byihariye, ni nawe wakomotsweho n'iyi nsigamugani tuzagaragaho birambuye ngo amagambo yahariwe Nankana. Rero Nankana ngo umuntu wigendera yaramubajije ati wowe imfizi yawe iri mu nka kandi ijuru ryaguye. Kuba atabizi, iyo ijuru ryaguye ni imvugo bakoreshaga bashaka kuvuga ko umwami yatanze. Nuko Nankana ngakura imfizi mu nka, abaturanyi bamubajije igitumye abigenza atyo, ati mwe muri aho mutazi ko umwami yatanze. Iyo nkuru rero yaragiye irasakara cyane igera ibwami, kugeza ubwo umwami yumiwe ati nk'uwo mukenya ushaka kunkenya akwirakwiza inkuru z'ibihuha zimvuga nabi zinyifuriza ikibi ninde. Nuko uwo bakaniye bamubaza impamvu ayo magambo ayavuze, ati ntanjye sinjye nabyumvanye runaka. Buri wese rero agenda avuga uwo yumvanye iyo nkuru, buri wese avuga uwo yumvanye iyo nkuru, kugeza ubwo bageze kuri Nankana. Nankana we ati inkuru nayumvanye umugabo nijoro. Bati umugabo ninde? Asanga nta muzi ko yari yamubwiye mu kabwibwi bugorobye ari inyuma y'imyugariro, abimwongorera bataziranye. Nuko abuze rero izina rye n'ibimuranga ngo ari we bakanira urumukwiye, barukanira Nankana nyine. Nuko hava insigamugani ngo amagambo yahariwe Nankana, azira ururimi rwe gutyo kubera gukwirakwiza amakuru adahagazeho, atazi y'inkomoko, adafitiye ibimenyetso. Uramenye rero utazamera nka Nankana byagenze bityo. Reka noneho turebe ngo ese mu by'ukuri noneho k'ibyo tugomba kubyitondera mu gihe tubwira abantu ibintu, noneho mu gihe abantu batubwira bwo twabyitwaramo duti. Mu magambo rero abantu bakubwira yose ujye wibuka ko amarishya mugeni atari yamutunga. Urajye wita cyane ku byo umuntu akora nuko akwiyereka kuruta amagambo asize umunyu akubwira, kuko wizeza ko azagushyigikira ntibyemeza ko umuntu azabikora, ahubwo ubushobozi n'ubushake n'umuhate afite byo kubigenza atyo nibyo ukwiriye gushingiraho, kuko amagambo ye buri wese yayavuga. Amagambo meza rero adashyigikijwe ibikorwa n'ibihamya bifatika arutwa n'ibikorwa bike bidatamirijwe ibisingizo n'ibitangaza bya baringa. Burya ngo ingunguru ivuga cyane nirimo ubusa cyangwa ubusabusa bugana ku busa, mu gihe yuzuye ibintu ifuha ngo ivuga gake cyane. Ibi ni umugani bajyaga bakunda kuducira tukiri mu mashuri abanza, iyo twabaga twasakuje cyane cyangwa twakoze andi makosa, baratubwiraga ngo ingunguru ivuga cyane nirimo ubusa. Umugani bakawuducira mu Rufaransa. Ku baruzi uwo mugani murawibuka, Letonovid. Nibikurikiraho watwandikira muri comment niba uwuzi mu Rufaransa. Akaba undi ngo iminsi ibaye myinshi, igifaransa kirakamye. Reka twe gutandukira rero, twavugaga ko nyine ugomba kwitondera ibikorwa abantu bakora n'amagambo bavuga, ukibanda cyane ku bikorwa kuruta amagambo. Ni koko rero ngo ibikorwa biruta amagambo, nyine ujye wubaha abubahiriza iryo hame, nibo mu by'ukuri baba ari inshuti nziza n'abafatanya ibikorwa ukwiriye kwizera. Ujye ubarutisha imvuzivuzi zizi gusigiriza ibintu ibikorwa ari ntabyo cyangwa bigerwa no ku mashyi. Afite amagambo meza y'ibitangaza cyane ariko wareba ibikorwa ukabibura. Abo ngabo ujye bagendera kure kandi ubitwararike. Ikindi kandi ujye ukurikiza ihame rivuga ko amatama masa adasabira nk'igisigati. Uyu mugani umunyarwanda wawuciye ntiyari yasaze kandi yari mukuru. Amasezerano ashingiye ku magambo masa n'amaboko acigatiye ubusa ntagatuma ufata imyanzuro ikomeye. Ngo wizere abantu cyane maze uha abatekamutwe n'indyaryo urwaho rwo kugucucura utwawe. Niba hari icyo umuntu agusaba cyangwa se wenda akaba hari nk'icyo ashaka kumufasha cyangwa kuguza amafaranga n'ibindi, akwiye kubanza kukwereka icyo afite muheraho, kuko udashinga ntabyina. Uramenye rwose atazagira umuntu ukuriganyaho akaba yakubikira akagucucura. Ujye uba amenge kandi ushishoze cyane.
kugira ngo utahure abarira y'ingona bakwereka ko bashenguwe n'amakuba yakugwiriye, kuko muri iki kivunge haba harimo n'abaguhema cyangwa barira biyerurutsa ku mutima bafite akamwenyu ko kukwishima hejuru bati hama hamwe wumve sha, bati nawe se byakubaho. Abo rero ugomba kubitondera kandi ukabasha kubatahura. Abo barutwa n'abanzi beruye mudacana uwako ukaba ubizi, nka ya nzoka y'idubi nyine twabonye haruguru ikubikira ariko ubizi ukaba wanamenya uko uhangana nayo. Izo ndyarya n'incakura urajya uzigendera kure. Uzirinde kandi cyane injajwa n'abishimira kuguteranya n'abandi babavamo kandi babashinja ibibi byose imbere yawe bagamije kubaguteranyaho babacukurira urwobo. Urwo rwobo bacukurira ni narwo uzagwamo kugira ngo nawe bakuvuge nabi ahandi, kuko uvuga mugenzi wawe nabi amukubwira, ukwiriye gutekereza neza ko nawe ariko kuvuga iyo udahari akubwira abandi. Abo rero ni bamwe bakongeza imiriro kugira ngo ibintu bishye bikongoke nta nyungu babifitemo, bashaka gusa kuguteranya n'abandi. Izo mvuzi z'indyarya uramenye ujye uzitwararika. Injajwa n'incacanya zihora zihinduranya imvugo kandi zigataranga abantu mu magambo menshi. Rero iyo zitarangana abandi ururimi rutyaye gutyo mu matwi yawe, ujye uzihindira kure utihoshi nimwumve mu maso, kuko inkoni ikubise mu cyeba ngo uyirenze urugo, kandi akebo kajya iwamugarura. Ibyo bavuga ku bandi nibyo nawe bakuvugaho utumva. Ubwo rero ntujye wishimira kubana n'indyarya mu kigare cyo kuvuga amazimwe no guharabika abandi. Umukobwa rero w'akarimi gateye ipasi uvuga amagambo asize umunyu kandi afite umwijima mu mutima, arutwa n'idubi y'amadarubindi ikubikira ariko ubizi, nk'uko twamaze kubibona muri uriya mugani data yajyaga ducira namwe mbasangije, ndetse tukanabibona muri aya magambo tugomba kwitondera tuvuga tubwira abandi, ndetse nayo tugomba kumvana ubushishozi bw'ubushinyurabwenge no kwitwararika mu gihe tuyabwiwe n'abandi, kugira ngo hatagira utwubikira akatwigiraho incacanya akaturiganya, cyangwa se incakura zikaba zaducucura utwacu tugasigara iheruheru. Muramenye rero kubyitwararika no kubirondora hakiri kare. Nuko rero nizere ko ibi ngibi bizajya bidufasha cyane mu kunonosora imibanire yacu nk'abanyarwanda mu muryango mugari, kugira ngo uko bwije n'uko bukeye amahoro akomeze kuganza mu Rwanda. Mwakoze cyane rero kubikurikirana. Niba hari ikintu gishyashya wungukiye muri iki kiganiro, tumenyeshe muri comment. Ese inzoka y'amadarubindi waba uyizi? Ese wowe ari umukobwa w'akarimi gateye ipasi uvuga nyine amagambo meza ariko umutima ukinze, ndetse n'iyo nzoka y'amadarubindi ikubikira ngo iguce urwaho igucemo kabiri ariko ukaba ubizi, wowe wahitamo iki? Tumenyeshe muri comment. Mwari kumwe rero nanjye Ntirumara Intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha.